Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za gold hamwe na GU hamwe na Euro USD. Ni iki dushobora kwitega next week cyangwa se ni izihe opportunities dushobora kubona muri iyi coming week. So dutangira analysis zacu tugiye kuzihera kuri gold. Nkuko mubibona gold iri very bullish cyangwa se imaze igihe kinini iri very bullish, ariko waza ukareba kuri daily time frame ukabona ko itangiye kumanuka. Reka tujye muri 1 hour mbere yuko mbasobanurira byinshi kuri daily time frame. So uje ukareba kuri 1 hour kuri big picture iragaragaza some bearish side cyangwa se some bearish side, uko iri kumanuka hasi aho iri kugenda imakinga lower low hamwe na lower high. So gusa don't be confused, ukeke ko gold yabigiye kurivasinga cyangwa se yabigiye gusubira muri selling side. This is just only technical correction. So dusubire muri daily time frame. Nuko mubibona aha hari highs yabaye created cyangwa se aho iheruka kugera muri last week, aho yahise iba rejected ikasubira hasi. So which means ko kuba wa predicting kando ya Monday nimba izamanuka hasi cyangwa se izakomeza hejuru, it's very hard to be honest. Gusa icyo mbona gishoboka nuko yamanuka ikaba yaza gutestinga ino support irimo ahangaha ikaba rejected, ikaba yabona gukomeza hejuru muri iyi range yacu. Gusa kuba wavuga ko kando yo kuwa mbere yabyuka ikahita flippinga hejuru birashoboka, gusa I think ko bifite amahirwe make. So reka tujye muri 4 hours turebe ko byifashe bite. So uje muri 4 hours reka tubanze twa justing ino resistance yacu kugira ngo igendane na current market ishyire ahangaha. So uje ukareba kuri 4 hour time frame aho urabona ko harimo support, ariho market yafungiye, which means ko Monday kandi yo kuwa mbere ya 4 hours ishobora kuza ikaba rejected kuri iyi support, igahita ibona kuba yamanuka hano hasi. Gusa uko twabonye ko iri very bullish, we have to focus on buying only kugeza tubonye confirmation. So wareba kuri 4 hours aho urabona ko harimo ka minor support. So urabona ko ya support twashyizemo ahangaha iri very valid no kuri 4 hours no kuri daily time frame. So which means ko Monday gold ishobora kuzamanuka ikaba yaza gutestinga ino support cyangwa se ikaza gutestinga ino. So iramutse testing ino buy yabiri very safe kuko niyo iri strong support, niyo twabona kuri daily time frame kandi no kuri 4 hours turabona ko iri strong. Impamvu mvuze kuri strong byibuze iyo yabaye rejected inshuro eshatu, which means ko support iba iri strong cyangwa se resistance iba iri strong. Reka tujye muri 1 hour turebe aho byifashe bite. Nkuko nari nababwiye ko muri 1 hour gold iri kugenda making lower low, lower high, lower low, lower high. So which means ko ishobora kuza ku making indi lower high ikahita ibona kuba yamanuka hasi. So which means ko kuba wa buying breakout ya gold kuri iyi support, it's not very safe to be honest. Ikiza nuko yamanuka ikaba yaba rejected kuri support. Reka twa adjusting no support yacu ngaha. Niho biri sawa. So ikiza nuko icyo nifuza kwa mbere nuko twabona gold imanuka ikaba yaba rejected kuri support ikaba yakomeza hejuru muri iyo range. Niyo possibility ya mbere ishoboka, cyangwa se ino support itaramuka ikoze ikaba yamanuka kuri iyi ngiyi ikaba ariho iba rejected ikabona gukomeza hejuru. Nibyo byaba biri very safe kurusha uko watekinga breakout ya nutekinga breakout ya hariya uzamenye ko biri very risky. Reka tujya muri 30 minutes turebe ko byifashe bite. So
kuri 30 minutes still plan iracyari ya yindi, nuko twarindira ko gold yamanuka ikaza gutestinga ino support yacu, cyangwa se itakora ukabona iramutse breakinze ino support with a very big strong candle iri bearish, warindira ko iba rejected kuri iyi tukabona kuba twajya hejuru. Iyo niyo possibility ishoboka kuri gold, iramutse ikoze ibi bintu byaba ari sawa cyane, watekinga buy yawe yaba iri very safe. Naho kubibaza breakout, wa takinga breakout iramutse breakinze ino resistance, niho breakout yaba iri safe kurusha uko wayitekinga mwahangaha, kuko uje ukareba kuri 30 minutes urabona ko ahangaha hari rejection, aha hari rejection, which is means ko naberekaga ko iri kugenda imakinga lower high, lower low, lower high, ishobora kuza kumakinga another lower high ikahita imanuka hasi, which means ko byaba biri very risky kuba watekinga breakout yaha, ishobora gukora fake out ikahita yongera ikamanuka. So icyo ugomba kurindira nta kindi kuri gold, nuko yaza gutestinga ino support yacu ya mbere, itaramuka ikoze ukarindira iyi ngiyi. So niyo possibility ishoboka kuri gold, niyo opportunities twabona kuri gold yonyine. Now selling it's not a good option kuko gold iri very bullish, so which means ko kuba waselinga ntago biri very safe. So twihuse reka tujye kuri GU turebe ho byifashe bite. Gusa mbere yuko dutangira GU, reka turebe kuri DXY turebe ho byifashe bite. Ihangane imvura iri kugwa, nimwumva mu rusaku no kubera imvura. So DXY iri very bearish cyangwa se iri muri downtrend. Reka tujye muri 1 hour, aho dukora analysis last week, ndakeka ko hari Sunday nari nababwiye ko kugira ngo tubone direction kuri Euro USD cyangwa se GBP USD, nari nababwiye ko igomba gukora breakout y'ahangaha cyangwa se ikaba yakora breakout ya. So kuba twarabonye movement kuri GU cyangwa se Euro USD, nuko yaje kuri support ikaba rejected. Imaze kuba rejected niho twabonye some movements kuri Euro USD na GBP USD. So plan iracyari ya yindi, nuko tugomba kurindira ko ikora breakout, naho otherwise GU na Euro USD ziraguma ziri muri sideways market. Gusa nuko kugira ngo tubone Euro USD cyangwa se GBP USD zibayinga, nuko yaba rejected igakomeza hasi, cyangwa se zigaseringa ari uko ikoze breakout igakomeza hejuru. So we have to wait and see DYX cyangwa se dollar index icyo izakora. So twihuse reka tujye kuri Euro USD turebe byifashe bite. Kaduhere kuri daily time frame. Duhereye kuri daily time frame, urabona ko dukora analysis last week nta kintu nahinduye cyane, kuko support z'ubushize ziri same cyangwa ziracyakora. Nari nababwiye ko Euro USD iri kujya muri uptrend nyuma yo breakinga ino strong resistance yacu. Gusa nari nababwiye ko mugomba kurindira kugira ngo tukomeze twizere ko igiye gukomeza muri buying side, breakinga no strong support yacu twari dufite kuri daily time frame. Nkuko mubibona yarahageze ikora fake out, yara breaking crossing above, ariko next candle itigaruka inside the range cyangwa se igaruka muri selling side, which means ko ubu ngubu Euro USD wavuga ko iri muri no ranging market yacu kuri daily time frame. So ikeneye kuba ya breakinga hejuru kugira ngo tumenye ko igiye muri buying side, cyangwa se ikaba ya breakinga hasi kugira ngo tumenye ko igiye muri selling side. So twihuse nkuko mubibona naha harimo support, kuko uje ukareba ahangaha harimo rejection, naha akaba rejection, naha akaba rejection, ariko ziri much valid kuri 4 hours. Reka tujye kuri 4 hours turebe ko byifashe bite. Nkuko narindi kubibabwira ko ziri very valid kuri 4 hours. Urabona ko aha market yabaye rejected, aha iba rejected.
na harimo rejection, kandi twabonye ko support cyangwa se resistance yabaye rejected inshuro eshatu, icyo gihe iba iri very strong. Nawe waza ukareba ukabona ko harimo indi rejection. So ushobora kwibaza kuri 4 hours ni iki dushobora kwitega. I think ko kuri euro USD kuri 4 hour time frame turitega some bearish side. Hari amahirwe menshi ko ishobora kuza ikaba yaba rejected kuri support, ikabona kuba yakomeza hasi kugira ngo ize gufiringa ino range market, which means ko uramutse utekinze selling kuri euro USD byaba biri somehow safe. Gusa ndaza kubereka nitugera muri 30 minutes aho watekinga selling yawe. Naho buying kuri euro USD ndebe kuri 4 hour time frame aho yashoboka, keretse iramutse breakinze ino support, tubona ko iri very strong, igakora retest ikabona kuza kuzuza ino range yacu, niho honyine twategereza buying side. So reka tujye kuri 1 hour turebeho byifashe bite. So kuri 1 hour uko nari maze kuyabwira, ndebye ino support ntabwo iri very strong, ahubwo ikiza nuko yaza ikaba rejected kuri support. Iramutse igeze ahangaha kuri support yacu, gusa mande biba bigoye kuko market iri muri ranging market, ikamanuka byaba ari sawa. So uramutse ubonye rejection kuri support yacu, watekinga sell yawe, bizaba biri safe, wakuramo nka 20 pips 25 gutyo 30, ubundi ukava mu isoko. So ndikumva kuri euro USD ni yo plan. Reka tujye muri 30 minutes turebeho byifashe bite. Iriya ni kuri 1 hour still, urabona ko kuri 30 minutes nuko yaza ikaba rejected kuri support, ikabona kuba yakomeza hejuru. Gusa na buying irashoboka, nkuko naberetse ko iyi support iri very strong. Iramutse imanutse cyangwa se itageze kuri real support, ikaza kuri iyi support yacu ikaza ikaba rejected, ikaba yakomeza hejuru, byaba biri safe. Wakora buy yawe ugatagitinga ino support cyangwa se somewhere here, gusa yagera aha ugashyira break even ugatekinga 80%. So ndikumva kuri euro USD ni 50-50. Buying no kwitegereza ko igera kuri support, iramutse yerekanye rejection watekinga buy yawe, cyangwa se ikagera kuri iyi support iri ahangaha nayo ikerekana rejection, watekinga selling yawe. So which means ko euro USD ni 50-50, gusa you have to be careful uko urebeye kuri big picture urabona ko iyi yose nayita ranging market, to be honest. So which means ko you have to be careful ukamanaging risk, cyangwa se ntube greedy. Wabona 15 pips 20 pips ukava mu isoko, ibindi ukabireka. So ndikumva kuri euro USD niyo opportunities twakitegura, ni buying and selling. Gusa buying igeze kuri support ikerekana rejection, na selling igeze kuri support ikerekana rejection. Niyo plan dufite kuri euro USD. Reka twigire no kuzindi currency turebe ko byifashe bite. Reka tujye kuri GBP USD turebe nize opportunities dushobora kubona mande kuri GBP USD. Reka dutangire analysis zacu muri daily time frame. So dutangire kuri daily time frame, to be honest GU na EU biri kugenda kimwe. Nari nababwiye ko GU iri muri uptrend, imaze ku breakinga ino support yacu igakomeza hejuru. Nari nababwiye ko iri muri bullish side cyangwa se iri kujya muri uptrend. Gusa nari nababwiye ko kugira ngo dukomeze kwizera ko igiye muri uptrend nuko yagombaga ku breakinga ino support, iga closing above, igakora test, ikabona yakomeza kuza gufiringa ino range yacu. Gusa nkuko twabyiteguraga urabona ko yahageze ikaba rejected kuri support, which means ko so ndebeye kuri day time frame hari high chance ko kandi yo kuwa mbere ishobora kuza igacreatinga week, yamara gucreatinga week ikaba rejected, igahita kuba yafiringa ino range yacu nkuko tubibona ko ahangaha hari strong support. So
iyo ni support dufite kuri day time frame iri very strong. Impamvu nashyize n'iyi ngiyi aha ngaha, urabona ko izi kanda ebyiri zabaye rejected eshatu, kandi icyo gihe iyo tubonye rejection eshatu ni ukuvuga ngo support yacu iba iri strong. Reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours urabona ko market yacu ari kujya muri uptrend. Navuga ko this is nayita ko ari some correction, gusa nubwo ari correction iri muri ranging market urebeye kuri 4 hours. So which means ko GU byaba byiza iramutse breaking below cyangwa se breaking above kugira ngo tubashe kuba twabona direction yayo. Naho kuri 4 hours ubu ngubu iri tradinga in ranging market, which means ko biri very risk. You have to manage your risk and be careful na trades ufata uyifata ari uko ufite confirmation. So ndabona support twaciye na resistance kuri daily time frame ziri very valid, gusa plan iracyari ya yindi, nuko nabwiraga ko 4 hour cyangwa se kuwa mbere market ishobora kuzopeninga ikaza gutestinga ino support yacu ikahita imanuka kuba yafiringa ino range yacu. So reka tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite. So turebe muri 1 hour urabona ko market ya closinze ahangaha tubonamo bearish engulfing, which means ko dushobora kuzabona market yacu iza gutestinga ino support yacu kugira ngo ibe rejected ibone gusubira muri buying side. So ushobora kwibaza nize opportunities dushobora kuzabona kuri Euro USD Monday. Reka mbanza nshyireho support kuri nerekane ko ari daily time frame nako ari 1 hour time frame. So tujye muri 30 minutes turebe, gusa kuri 30 minutes ni still same setup nka EU. Icya mbere ni selling. So selling market iramutse ikoze ikintu kimeze gutya ikaza kuri no support ikaba rejected, wa taking the selling yawe ugatargetinga like 20 pips 30 pips zaba ziri enough. So iyo icyo nicyo cya mbere dushobora kwitegura wenda turebeye kuri current market condition iramutse ibaye rejected kuri support. Gusa nahangaha gusa I don't think ko ishobora kuhagera, gusa yageze wa takinga selling yawe iramutse yerekanye rejection. Cyangwa se another option ishoboka nuko market yamanuka iramutse imanutse ikaba rejected kuri support, ukabona yerekanye some rejection, wa taking a buy yawe ugatargetinga like 20 pips 30 pips ugatargetinga muri izi loss. I think ko zaba ziri enough. So and reka twa adjusting na support mu byaha ko ndabona ariho hari rejections nyinshi. So uramutse ubonye ibintu nk'ibi, plan yacu ni ebyiri nk'uko tubibona ko market yacu iri kugenda makinga lower high na lower low, lower high. Icyo gihe yerekana ko iri muri bearish side cyangwa se iri kujya muri downtrend. Icyo gihe plan dufite ya mbere ni uko yazamuka ikaba rejected kuri support, iramutse yerekanye rejection wa takinga selling yawe byaba biri samo safe ugatargetinga 20 pips 15 pips, cyangwa se ikaba yamanuka ikaba rejected kuri iyi support naho wa takinga buy yawe, which means ko twanabonye ko kuri daily time frame iri bullish. Rero no kuvuga ngo uramutse takinze buy byaba biri samo safe kurusha selling. So gusa you have to be careful nuko nabiberetse ko iri gutradinga muri sideway market. You have to be careful, ukanibuka ko trade zose mberetse kuri EU na GU ari 50-50. Ndikumva ari ibyo twakitegura Monday. So be careful, don't waste your money. Ntuzatekinge buy nta good confirmation ufite, uzarindira ubone good confirmation ubundi ubone kuba watekinga trade yawe. So thank you so much, have a nice weekend.